Muri iki gihe abana benshi babana mu nzu imwe ariko ntibaganira, basangira interinete ariko ntibasangira ubuzima, basangira ababyeyi ariko ntibasangira ubupfura, basangira inyigisho ariko ntibasangira gukizwa, ntibasangira agakiza, ntibasangira ubuzima bwo guhitamo neza ikibafitiye umumaro mu buzima bw'ejo hazaza. Ariko muri Bibiliya hari abavandimwe babiri batasangiraga gusa ibyo mu rugo, ahubwo basangiraga amakuru, bagasangiza n'ababyeyi babo, bagasangira Kristo. Abo ni Yakobo na Yohana. Abavandimwe